technique of the Mantis Fist. Igitambara, Mantis Fist. This is one of the traditional taboos of the Mantis Fist. Master Fist in the field. After club Nyamirambo, kubakunda kumfu, dufiteyo club nyinshi. Fist in the field, Mantis Fist. Imbaraga nyinshi cyane y'ibikoresho, ariko muhumura imbaraga z'amasho akisi ntabwo zirimbura, zirakiza, ntabwo zigira nabi, zigira neza. N'ikimenyimenyi abaturanyi natwe muzi ko tubanye namwe neza, ntiduhohotera, turatabara. Mantis amashyi menshi kuri sifu, mwarimu